ariko abakobwa bari hanze ahangaha maze iminsi mbabonamo amasura abiri ntabwo nzi nimba nawe ari uko ngo tubwire nyine tubimenye maze iminsi mpura n'abahungu bakambwira ati kubona umukobwa wo gushyira mu rugo biragoye umukobwa mwahuye ku manywa siwe muhura nijoro umukobwa nasanzeyo wa mukobwa ubona ari mu VIP wa wundi ushobora kubona atwaye imodoka ye yitwaye usa neza umeze neza nibo bari kuzunguza ibibuno mwako kabari ni akabari kahenze urumva ka VIP ariko abakobwa nasanzeyo nibo abakobwa b'abasirimu hahandi wese amubona akavuga ati bega umukobwa mwiza ariko ukuntu nabonye uburyo bari bameze ntabwo bari bahagaze ntabwo babicaraga bari kubyina uwambaye akajipo kageze aho uwambaye ibigizi ariko uburyo babaga bari kubyina n'inzoga babaga bari kunywa ukuntu zingana batira amashoti n'ibiki reka tubasuze rero mwese abakurikira MC Peter TV show nakagaruka ni umunsi twagiye twitegura kera ni umunsi dutekereza cyane wo kwibaza ngo ese ni gute twabasha kumenya bimwe mu bijyanye n'umuco ni gute twaganira ku muco wacu ese abakobwa hanze ahangaha bo babivugaho iki abasore babivugaho iki uyu munsi rero nk'ibisanzwe twaganiriye n'umukobwa umwe muri kureba imbere ya MC Peter TV show aho agiye kutuganirira agiye kutubwira bimwe mu byo tumubaza kugira ngo namwe abadukurikiye mubashe kubimenya wamfasha ukibwira abantu badukurikiye murakoze nitwa Fanny nitwa Fanny ndi umufemeri nkaba ntuye i Kigali ukaba utuye i Kigali aragira ati ntacyo nareza mwese mwabyumvise nyine ni uw'i Kigali ariko mu bitandukanye na ya ndirimbo nawe Fanny rero ni uw'i Kigali Fanny muramwumvise uko babwiye Fanny muramubona ni umukobwa mwiza ni umukobwa ushimishije ni umukobwa mwese bari kumureba ahangaha ndabizi ibyo murimo mwibaza n'ibyo mutekereza hari abarimo banavuga batese buriya se Fanny buriya koko MC Peter araza kwibuka byibura mutwakirana nimero ntago ari ngombwa numushaka MC Peter bahari ku bwawe kugira ngo ugere kuri bose wifuza Fanny ino channel ya MC Peter TV nkuko wabyumvise ni ya MC nyine ni ya MC ni channel ibaho imisango ni channel itambukaho filime nyarwanda ni channel itambukaho indirimbo ni channel iri remix inyuraho ibintu byinshi kano kanya ndagira ngo tuganire kuri domaine ijyanye n'imisango kugira ngo umbwire hano hanze hari abakobwa benshi tujya dutaha ubukwe tukabona ukuntu abantu bishima mu bukwe tukabona ukuntu ababyeyi babona ibiseke tukabona ababyeyi ukuntu bafata inkoni tukabona ukuntu bakira ingofero ese wowe iyo utashye ubukwe ukabibona biriya bintu bikubwira iki biriya bintu rero binkora ku mutima cyane kuko iyo ubona umukobwa mugenzi wawe arongowe agakora ubukwe ukabona ababyeyi inshuti abavandimwe famiye bose babyitabiriye biriya bintu birashimisha kandi aba ari guhesha icyubahiro n'agaciro ababyeyi bawe abantu bakora ubukwe pe ni ukuri Imana ijya ibubakira neza bahe n'umugisha wenda hari n'abishyingira bakora ubukwe ariko ari amabura akinze ari uko babuze uko babigenza ariko buri muntu wese ubasha gufata agatera intambwe agakora ubukwe nta zindi nzira agiye anyuramo byahesheje agaciro ababyeyi nk'uko tubibona hariya finali yo bari kubasezera ni ukuri abakoze ikintu gikomeye cyane kandi cy'agaciro ku buryo n'uwo ari we wese avuga ati wawe runaka byagenze gutya nyine bigatuma buri wese bimukora ku mutima avuga ati nanjye nzakora ubukwe ndabizi njya nkubona rimwe na rimwe wakenyeye nawe warimbye uri mu mirimo y'ubukwe umeze neza iyo muri kuganira na bagenzi bawe ku ruhande bandi batashye ubukwe cyane cyane nk'iyo hagiye umukobwa wari mugenzi wanyu abandi bakira aho ngaho baba bivugaho iki uba usanga nyine iyo twicaye tuvuga ati sha nanjye Imana izamfashe nanjye nzakora ubukwe uba usanga nyine ari ikintu twumva turi ku mutima kidukora ku mutima ku buryo uba wita wifuza ko nawe ugomba kuzakora ubukwe byanga byakunda kandi ariko ntabwo ari ugupfa gukora ubukwe bano bakobwa batumva yuko ejo ari ugupfa kugenda ngo bakoze ubukwe bijyana na discipline uburyo witwaye ukuntu byagenze nicyo gituma wakora ubukwe bigakunda
ndetse bikanagenda neza n'ababyeyi bakagutanga bishimye bavuga ati ntiwatubereye ikirumbo, bavuga ngo ntibyagenze gutya, ubona ku buryo ugenda ku murongo neza abantu bose bakubyishimiye bavuga ati wari intwari wari intwari. Fani rwose mu mpera mashya mu muco nyarwanda kera iyo umukobwa yageraga igihe cyo gushyingirwa hari hariho uburyo ababyeyi baba baragiranye igihango baranywanye ku buryo jyewe MC Peter mfite umwana na Claude afite undi bitewe naho twasangirira icupa bitewe nuko imiryango ibanye twasezeranaga kuzashyingirana, hagera umwana kwije imyaka y'ubukure bagakwa bagakora byose bakazabona umuntu baramumuhekeye baramumuzaniye atanamuzi. Uyu munsi wa none bibaye byagenda bite? Uyu munsi wa none bibaye biragoye kubifotora, ariko kuko mbona iterambere ahantu rigeze ujya gushakana n'umuntu mwarabanje guhura mukabwibwirana, ntabwo ari kwa kundi baguteruraga bavuye mu rugo bakagushyingira imiryango yo kwa runaka mutari muzeranye gutya na gutya. Kuri iyi nshuro rero ikintu gisigaye gitandukanye cyane n'imico ya kera, yego nubwo wenda nabyo ari byiza, ariko nanone burya iyo ushakanye n'umuntu wabanje mwanaganiriye ukayicara ukamubaza amakuru ukamenya n'imico yiwe, biba byiza cyane kurenza uko bagufata bakaguterura bakakujyana hehe hahandi. Ahubwo ikintu nabonye gitandukanye ko tuba twaragiye wenda tukanaganira n'abo bantu tugiye gushakana tukibwirana, nkajya kukwereka famiye yanjye, urabizi ko kera bo nibo babaga baziranye, twebwe nabo twaba tuziranye, nawe ukajya kunyereka famiye yawe, ejo tugakora ubukwe ariko ugasanga turatandukanye, kandi ba bandi bateruye bavana iwabo babajyana ku muntu batazi baragubakaga rugakomera. Njye nicyo kintu canga muri iyi minsi, ni iyihe mpamvu ituma bigenda gutya kandi ibya kera twaranahuraga tutanaziranye rugakomera, ubu ngubu ubwo duhura tuziranye tukarushinga rukaba rusenyuka vuba. Njye birancanga. So ubwo ni bimwe mu bindi bibazo wenda abakurikiye MC Peter TV show bashaka kuza kudushyirira muri comment tukaza kubimenya, ariko ari ikintu gato yanagira ngo nkwibarize uze kunyibwirira. Mu minsi yashize nyine nkuko twarimo tubivuga ababyeyi barambigirizaga abana bakamenya nabikaza. Uyu munsi wa none umubyeyi wawe aramutse akubwiye ngo ugomba kubana na runaka, wabishaka wowe utabishaka wakwiyakira gute? Kandi dusabwa kumvira ababyeyi. Nyine tugomba kumvira ababyeyi, ariko nanone kuri iki gihe nyine iterambere tugezeho viyo tugezeho mwana biragoye nyine hari ibintu byinshi twumvira ababyeyi, ariko nanone kujya gushakana n'umuntu udashaka nimba mbere ho nta nubwo aba yarahuye n'umuhungu ngo amenye ngo kwa runaka ngo abahungu barebare bagufiya bimeze gute, ariko twebwe tubasha kuvuga ngo ngiye mu rukundo n'umuntu nkumva naramukunze nkumva bigeze gute, ariko we abambere bakundana ubwo umuntu bamushyiriye atari uko yabanje kugira ute kujya kwirebera uwo muntu akamukunda kuko bamuteruye akamumushyira, nibwo rukundo rwa mbere yabaga amenye. Kubera iki mu muryango bagira ngo tuganire n'abantu badukurikiye baze kudufasha kumenya ukuri no gushyira ukuri ahagaragara, kubera iki uyu munsi wa none umwana w'umukobwa ashobora kuzana umuhungu mu muryango aje kumupresenta ababyeyi bakamwanga kandi wamukunda? Hari ababyeyi n'ubundi bagigira ya mico ya kera ya mbere, bivuga ngo ngewe nimba ndi mama runaka uzashaka umukobwa wo kwa runaka, akumva yuko yagushyingira kandi wowe ufite umuntu ukunda. Rero ni bya bindi rimwe na rimwe bituma usanga umubyeyi mutari kumvikana avuga ati uyu muntu simushaka, cyangwa se hakaba hari wenda imico mibi azi ko uwo muntu akaba ariyo mpamvu ari kumukubuza, kuko ni ibintu bibiri, hari ukuntu aba ashaka gushyingira umuntu wowe udashaka, cyangwa se akaba azi imico mibi kuri wa muntu. Noneho ngaho mbwira mw'ibyo bibiri rero, abaye azi imico mibi kuri uriya muntu kandi wowe ukaba utayizi, ariko nk'umubyeyi akaba yizi akamukubuza, ubundi ikintu ahantu bipfira kuticara ngo ubundi kera ba masenge ba mama abandi bose bariciraga bakatuganiriza, ariko kuri iki gihe ntabwo ababyeyi bakiganiriza abana babo, n'abana biragoye ko bakwicara ngo batege amatwi ababyeyi babo, basigaye ari ba bantu nyine bumva yuko bakwikontorora kandi atari byo ikigero tugezemo kitari byo kitabyemera rwose pe. Nubwo twebwe twiha viziyo tukumva ko twakwitegeka, ariko dufite ababyeyi batuyobora. Noneho ugasanga iyo habayeho kumvukana kwawe na mama wawe mukicara hamwe
mukamenya nka kwa kundi n'ubwo umugore n'umugabo ubundi hajemo n'amakimbirane mu gica mukabiganiraho ukamenya aho bipfira. Rero mama akwicaza akubwira ati mwana wanjye bimeze gutya na gutya, nawe uri umuntu mukuru ukikontorora ugasanga nibyo. Ariko hari n'ababyeyi babeshyera abantu kugira ngo nyine kuko adashaka wa muntu. Ariko iyo mwice mukaganira ukagenda akakubwira ati mwana wanjye bimeze gutya na gutya na gutya, koko yabyitegereza neza akasanga nibyo, aho ngaho nawe nta n'impamvu yo kugira ngo ushakane n'uwo muntu kandi ubona imico n'iyawe bidahura. Fanny, ikigaragara uri umukobwa mwiza, urumva uzi na byinshi. Ubu kano kanya habonetse umusore uboneka hafi ushaka kugutikura nako kugushyira mu rugo, hari ibintu byinshi ushobora kurebaho no kwitaho. Uyu munsi wa none watubwiye utangira yuko uri umufemeri, byanze bikunze nawe ubonye urugo warujyamo ukubaka ukamera nyine nk'abandi. Uyu munsi wa none umusore wumva wagukura iwanyu ni umusore umeze ute? Ntabwo nyine ngendera ku burebure cyangwa ngo amafaranga cyangwa ngo isura, no. Cyambere icyo yagakwiye kuba ari umuntu uba Imana, uzi ibintu byo gusenga nyine, sibyo? Kuko urugo akenshi rushingira ku Mana. Ibibazo byose mwagira mu rugo hatarimo Imana ntabwo urugo rwaramba. Icya kabiri akaba ari umuntu unkunda kandi nanjye mukunda. Urumva? Ari umuntu ugukunda uramubona mu buryo mumeranyemo, ukuntu mumeranye, imyitwarire urabibona yuko uwo muntu agukunda. Ikindi akaba akunda famiye yanjye. Hari ahantu habiri ndi buze kubaza cyane, hateye amatsiko uraza kumbwira. Akaba akunda famiye yanjye, nanjye egare gukundiye kuko uwo ngabo ari umuryango wanjye, sibyo? Ikindi akaba azi gukora, simvuze ngo wenda afite amafaranga ndabyumva, nubwo yaba atababi afite, ariko akaba ari wa muntu uzi gukora, ufite gahunda yo gukora, ku buryo ari wa muntu nanjye umbwira ati sheri rero wakora iki ejo tukagera ku iterambere, cyangwa se nanjye nkabimubwira. Wa muntu mwuzuzanya niwe muntu umuntu aba akeneye, kuko gushakana n'umuntu uzajya akora ibye, cyangwa se gukundana n'umuntu uzajya akora ibye akaguhisha ibintu byose, akaguhisha uburyo ukuri ibintu byose. Iyo mubibwirana ibintu byose bijya ku murongo, niyo harimo n'ibibazo mubasha kubikemura. Ariko iyo utangiye kugira amabanga hagati yawe n'umukunzi wawe, jya umenya ko byapfuye. Rero umuntu wanyumva wantega amatwi akanyumva, nanjye nkamutega amatwi nkamwumva, uwo muntu yaba ari muzima 100%, kuko mwazakubakana kandi bikagera kure. Hari ibintu bibiri nari nashatse kukubaza mu kanya uvuga ngo kuba yubaha Imana. Imana buriya yakoze ikintu gikomeye, ikinga abantu kurebana mu mutima. Umuntu agushaka agufite indi mpamvu afite n'icyo agushakaho, kukwereka ko aciye bugufi yoroheje, biroroshye cyane. Ni iki cyakubwira ko umuntu yubaha Imana cyangwa akunda Imana? Erega reka mubwire, hari ukuntu tujye dushaka kwishushanya, ariko ntabwo biramba. Urugero ushobora kugezweho ko umuntu azi uno munsi mukavugana urukundo ahita aterura mugenda. Oya buretse nabyo kwirukanka n'ibibi ngo yihuse ibyara ibihumye. Yari igihe nabyo ariko bikanuye, ntabwo byose bibi impumyi. Hari igihe bikanura, ariko nanone aba ari amahirwe rimwe na rimwe. Hari ukuntu umuntu bitewe n'ukuntu muri kumwe, imyitwarire, imico yiwe, burya iyo ari umurara ntabwo kajya kaburamo. Ko wabigenza kose ushobora kubikora 1 2 3 kwezi kugashira, amezi 2 agashira, ariko byagera mu mezi 3 ukabona yatangiye gucika intege kuri bya bintu. Iyo ari umuntu birimo neza rero uramubona, niyo ari umuntu utabirimo neza uramubona. Kandi iyo ubonye nyine nawe umenya ukuntu utangira kubitwara. So ubwo abadukurikiye kuri MC Peter TV nabo muri comment baraza kutubwira ni gute wamenya ukuntu umuntu muri kumwe mu rukundo yubaha Imana. Icya kabiri wavuze ngo kuba gukundira n'umuryango. Kumenya umuntu ugukunda ntago nzi level yabyo biba biriho, cyangwa n'igihe kifata kugira ngo umenye ngo runaka aragukunda, kuko nicyo nahoze mvuga ko umubaje w'imitima atayiringanije kandi Imana yaduhishe no kurebamo. Kumenya umuntu ugukunda nakubwiye ngo hano hanze jyewe njya mbona abantu benshi hano hanze, umuntu ufite ikintu agushakaho kuza akagufera, akakwereka ko agukunda, akakwereka ko akwitayeho, ko muri kumwe biroroshye. Ariko ni gute wagira target imenya ngo runaka koko arankunda? Ni iyihe test? Ni nk'ikihe kimenyetso cyakwereka ko umuntu agukunda byanyabyo? Nk'uko nabivuze,
ibimenyetso birahari cyane kandi byinshi. Icya mbere cyo, iyo umuntu muri kumwe bitewe n'imico n'imyitwarire ye n'uburyo akwitwaraho, umenya uwo muntu uburyo ahagazemo. Ari abantu baza bafite amafaranga, urumva bazi ko ngo guturita umukobwa wese natureta mfite amafaranga yanyemera, ariko imico n'imyitwarire yawe igatuma umukobwa utakwemera. Ukajya wibaza se ni iyihe mpamvu ituma uyu muntu atanyemera? Uzareba ari abajama bafite amafaranga ariko hari umukobwa we bifuza avuga ati uriya mukobwa Imana uhamuma, atari uko yamubuze, ahubwo wa mukobwa ari uko avuga ngo imyitwarire ufite ntabwo byahuza, atari uko abuze amafaranga pe, aho bavuga ngo uburyo nkubona imyitwarire ntabwo byahuza. So rero ibikorwa umuntu akora muri kumwe, nkuko nababwira ngo iminsi ubundi nibabwira ukwezi kumwe 2 3, umuntu ugufiteho gahunda, umuntu ugukunda najya acika intege. Icya mbere cyo, iyo ufite ikibazo agutegura utugu, ntabwo ari ngombwa ngo kwa kundi ngo ashobora kuba adafite n'amafaranga cyangwa atagufashisha amafaranga, ariko ibibazo byose ntabwo bikenerwa n'amafaranga. Iyo ufite ikibazo agutegura utugu akaguhumuriza, sibyo? Atagukunda rero ntabwo yafata uwo mwanya wo kuza kuguhumuriza no kukubaza ngo wabaye iki. Icya kabiri, ahora afite amatsiko yo kumenya ese mu rugo iwanyu mama wawe ameze ate, ese runaka ameze ate. Nyina ahora afite amatsiko nkuko afite amatsiko yo kumenya ukuntu waramutse, aha afite n'amatsiko ya famiye yawe. Hari ikintu waruvuze ku bijyanye no kumenya neza umuntu ugukunda uwo ari we n'uburyo mwaratindana, ariko nibaza hanze aha ngaha abakobwa bahari memu n'abasore bose ni urubyiruko rwose ni kimwe, ariko abakobwa bari hanze aha ngaha gihe maze iminsi mbabonamo amasura abiri, ntabwo nzi nimba nawe ari uko, ngo tubwire nyine tubimenye. Maze iminsi mpura n'abahungu bakambwira ati kubona umukobwa wo gushyira mu rugo biragoye, umukobwa mwahuye ku manywa siwe muhura nijoro. Ibyo bintu wowe waba ubibona? Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba nk'uku Fani yiriwe neza, yagiye mu kazi yafunze kositime, akaba ari umuntu ubona uri smart, utinyitse, utari wo kwegera, ariko nimugoroba mwakubitana nk'ahantu nko ku kabuwate, nk'ahantu hari igisupi, ugasanga yaje yabaye undi. Ati kubona umuntu wo gushyira mu rugo biragoye. Ni gute umusore w'ubu yabona umukobwa mwiza gushyira? Uvuze uko nguko bita nibuka mu minsi yashize, njye ntabwo nywa inzoga pe, aho mu minsi yashize hari umukobwa w'umushuti wanjye w'umuadeperi, nawe ntabwo anywa inzoga, yanyandikiye saa 7 z'ijoro arambwira ngo hari umudiaspora w'umushuti wanjye uri inaha, yaje gutaha ubukwe bwa mukuru we, yari umukobwa yaje gutaha ubukwe bwa mukuru we, ariko yambwiye yuko ari mu kabara hanaha kandi ashaka yuko mujya kumureba ngo nkamusangayo, kandi sinagenda agiye mbabara tujyane n'umunota umwe tugahita tugaruka. Ndavuga ni mu mukobwa mugenzi wanjye n'umuturanyi ikamuherekeza nimba dore tugaruka koko, sibyo? Nta birenze, turateze tugiyeyo. Tugezeyo man, ngewe nkuko bari kubivuga ngo kumanywa ngo birayoberanye, nge nagezeyo abakobwa nasanzeyo, wa mukobwa ubona ari mu VIP, wa wundi ushobora kubona atwaye imodoka ye yitwaye, usa neza, umeze neza, nibo bari kuzunguza ibibuno mwako kabari. Ni akabari kahenze, urumva, ka VIP, ariko abakobwa nasanzeyo nibo abakobwa b'abasirimu, hahandi buri wese amubona akavuga ati mbega umukobwa mwiza. Ariko ukuntu nabonye uburyo bari bameze, ntabwo bari bahagaze, ntabwo bicaraga, bari kubyina, uwambaye akajipo kageze aha, uwambaye ibigizi, ariko uburyo babaga bari kubyina n'inzoga babaga bari kunywa ukuntu zingana, batira amashoti n'ibiki. Ese urumva abasore batari mukuri? Ari wowe? Ntabwo ari bo bonyine, ntabwo bari bahagaze bonyine, babaga bari kumwe n'abasore bari kubyinana. Noneho ndibaza njye narice mbazo mu sister twe turi kumwe, baduhaye fanta ndabyibuka, citro, bushete yaho ngo igure 2,000, numva ko ahantu hahenze. Baduhaye fanta kunywa ya kabiri birananira, ayambwira mu sister wari se tugataha, uburetse ngo mbonye n'undi mu sister w'umushuti wanjye ngo reka ngo muganize gake ngo nza tugenda. Nta deperi yafatiyeho izina ry'Imana, namaze iminota 30 numva nenda guturika, ngeze aho ngaho nanga na fanta ndanyarane cyangwa hamwe nkajya munosha mubwira ati waje tugataha, wongeye gutegera mu tutahe. Ndavuga ngiye twazanye ngusige, ntabwo bikunda. Twahamaze isaha n'igice yanze ko tugenda, ndangije abonye nanze gutaha musize, nibwo yafashe umwanzuro turataha, babandi tubasiga mu kabari. Ariko natashye mvuga ngo aba bantu
aba bantu nsanze mwaka kabari ko ari babandi nge natanga urugero nkavuga ati uriya mukobwa ni mwiza uko biri kose kunameze yasinye ntanga pasi nyine ariko ukurikije ariko wenda mvuga ngo umusaza wanjye cyangwa n'undi muntu tuziranye amutse amugize umugore ubona byaba ari sawa ariko ntungugwa nuko ari bo mbona mu kabari hano maze nabo abana birirwa ku ma YouTube no mu TikTok baranarengana bo mwana aba yambaye n'ipantaro anikwije ameze neza ubona ari umuntu nyine usobanutse nibona asanze mu kabari gusa so iyi si nyine ni amayobera matagatifu umugani wawe wundi ahubwo ikintu naje gusanga pe nk'uko nawe kubwiye Imana nitwe izajya ituyobora kuko ikintu kizajya kiducanga cyose ni ukuri iyo usenze wizera Imana nimba uri umuntu wizera ukanasenga ugasenga wizeye bya nyabyo ni ukuri ko Imana iguhereza umugore ugukwiriye cyangwa umugabo ugukwiriye Imana ubwe kuyobora inzira iguha inzira kuko hari igihe ishobora no wowe ushobora kujya gutereta uyu nguyu uvuga ngo ni sawa Imana ikabyica ikakwereka n'impamvu nawe wundi akitwara nabi ugahita ubivamo ukajya kureba uwundi kuko byagenze gute kubera nyine Imana ntabwo ari uri umuntu usenga ntabwo Imana ishaka kukuroha mu muriro reka rero ngire abantu bakurikiye MC Peter TV nkuko mubyumvise cyari ikiganiro turimo tubabwira ngo ni gute umuntu yamenya umuntu muzima bakwiye kubana nawe birangiye rero koko dusanze babandi tubona ku manywa tugahabuka babandi tubona tukumva twatereka mu mago ari bo hubwo amasaha agera bigahinduka ariko bashishoze bagiye bashishoza bidakuyeho yuko hakiri abagifite umutima nka Fani baracyari bagifite umutima nka Fani ugera mu kabari yamara iminota 30 akumva yataha ati rero ndagira ngo mbabwire yuko mwese abadukurikiye ni subscribe kuri MC Peter TV show like share and comment ikindi channel tugenda tuyishyiraho inyigisho zimwe na zimwe zigiye zitandukanye reka mbabwire ngo muzaye muhora mudukurikirana kuko muzajya mugenda mukuramo byinshi bitandukanye kandi amasomo menshi meza mutari muzi kandi bizagenda bigenda neza pe ni ukuri muzajya mubyishimira bizajya bigenda neza kandi cyane ku rwego hejuru bimwe mu biganiro twenda kubaha harimo n'ibijyanye n'uko imisango y'ubukwe ikorwa gutereta gusaba irembo gusaba no gukwa guheka umugeni gusezerana reception gutwikurura guhemba ibyo byose muzabisanga kuri MC Peter TV show uko bitambuka uko bikurikirana umunsi ku wundi mwese rero subscribe here like share and comment kandi na Fani afite channel mujye munyarukirayo nyuzaho ibintu by'amakuru agiye atandukanye hari amakuru yo muri Kongo hari amakuru za Iran hari amakuru ya Kongo ibintu bya politike nibyo ngiye nyuzaho kuri channel yanjye murakoze cyane rero ubundi abantu mushaka Fani murajya muncaho akanimero ke ndakagira nta kibazo kandi umuhungu nawe wisobanukiwe wumva Fani wakeneye ufite umutima muzima apana zanzerereze aze hano